nibwo rero ngo umunsi umwe ubwo bajyamanaga ngo uyu mukobwa ngo yatangiye kubabara mu nda ye hagenda hamurya haciye umwanya mutoya ngo abona mu gitsina cye atangira kujya havamo ibintu ngo by'ibisimba bimwe biguruka ibindi ngo bigatondagira ibintu ngo byamukomeranya ajya kuri centre de santé ajya no ku bitaro ariko byose bibura ubuvuzi biza kurangira ngo asubiye mu rugo. Noneho rero abanyamasengesho bwamusaga mu rugo bamusengera nibwo yaje kwatura nyine ko bikomoka ku byaha nyine ngo yagendaga akorana na wa mukozi w'Imana. Mugore ngo w'umuhanuzi nawe unazwi mu itoro rya ADEPR yaragiye ngo aramusengera rwose pe, ariko muri uko kumusengera ngo Imana iramubwira ngo hari urugingo rwawe Imana imbwe ngo ruhora rugucumuza. Noneho uyu Safari uru rugingo ati se nuruhe? Umugore avuga ati nugo rugingo go hagati y'amaguru. Kandi uyu muhanuzi witwa Solange ngo yarazi neza ko ngo uyu mugabo umugore we yari yaramajije kumuta yaragiye. Ubwo rugingo ruri hagati y'amaguru umugabo kandi nawe koko ngo yajyaga yumva nyine ngo rumutera intege nke rukamutera nyine gucumura. Uyu mugabo niko rero kurangira uyu mugore ngo uyu muhanuzi amusengeye gwa rugingo ngo ararufata ararusengera. Uko yarufataga rero arimo arusengera uyu mugabo yambwiye ati niko rwagendaga rugira gute, niko rwagendaga numva ahubwo uko arusengera nkumva ruri kugenda ahubwo ruva mu ntege nke rugenda ati rugira imbaraga. N'ibintu bibabaje bavana. Ibaze nawe kugira ngo umugore asengera umugabo utaruwe amusengera amufashe igitsina ngo niko Imana imubwiye. Uyu mugabo nawe urumva nawe n'umunyabibaza, ariko ibi byose abo bose kandi ni abakirisitu mwitore, bari abakirisitu mwitore. Umugore aramusengera uko yamusengeraga rero urumva we uyu mugore yari afite amarari ntago yashaka gusenga ahubwo yarusengeraga atashaka no gusenga ahubwo ari ukurujyana muri mudu yo gukora bya bintu byangwa n'amaso y'Uwiteka. Nuko barasenga umugore arusengera biza kurangira bamaje abagore babiri bafashe umusore bamaje kumufata bamukata igitsina cyose ngo babikuraho. Umusore avuza induru habura umuntu mutabara aragwana biranga bari abagore babiri bakiri batoya rwose, ariko ngo muri abo bagore harimo umwe niba ari insengero bafunze ntabwo ahari tubizi, ariko abantu bari kugenda batakaza ubupfura ku buryo abantu barimo kugenda bakora nibidakorwa. Ndagira ngo tuze kugaruka kuri ibi bintu bibi biteye ishozi ndetse twafata nk'amahano birimo kugenda biba mu karere ka Ngoma. Hari amakuru ateye ubwoba ndetse hari n'inkuru nahoze ndeba y'Irwamagana nayo iteye ubwoba. Iyi nkuru y'Irwamagana ni y'umukobwa wahuye n'ibyago abikururiwe n'ubusambanyi kugeza ku rwego ngo uyu munsi mu gitsina cye ngo hagiye havamo ibintu by'ibinyenzi, ibintu ngo by'ibisimba byinshi aza kwivuza biranga. Mbese yatejwe ibintu by'ibinyenzi. Ibintu ngo byagenze gute? Uyu mukobwa ngo wari umukristo mu rusengero mu matoro ya Pentecote, reka ne kwigwa mvugwa itorero, yari umukristo agasenga rwose pe, ari n'umukobwa mwiza w'umukristo, ariko noneho bafungiye insengero ngo uyu mukobwa biza kurangira nyine insengero zibaye kure aza kujya mu cyumba cy'umuntu umwe ngo w'umukozi w'Imana hari. Noneho muri iki cyumba ngo akajya asengeramo. Iki cyumba ngo cyari cyumba bitango ni icyumba cy'umuriro, akajya asengeramo asenga, ariko umukozi w'Imana ngo aza kumubenguka. Noneho ngo umunsi umwe rero ngo aza kumusengera amurambitseho ibiganza. Ubwo yamusengeraga ngo uyu mukozi w'Imana yamugize gutya ngo amukora ku ibere, arimo amusengera. Umukobwa aramwiyaka ngo yari umukobwa nyine utarigeze ajya mu bintu ngo by'ibyo bintu bibi cyane. Amaje kumwiyaka undi aramubwira ati rwose wihangane ntago nawukoze kwibere mbishaka, atahubwo nasengaga nyine kubera ko ndi gusengera umubiri wawe wose biza kurangira nyine nibere ndikozeho. Ariko uyu umukozi w'Imana ngo yari yaramaje kubenguka uyu mukobwa nyine, ariko ibi by'amarari ya gishitani. Wumve yuko buri ibyaha ni ibintu biba bigomba gukurira kaga abantu bagenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi babikora. Noneho uyu mukobwa rero aza gukomeza gukundana n'uyu mukozi w'Imana, ariko uyu mukozi w'Imana ngo aza kubwira uyu mukobwa ko ngo nta mugabo ngo nta mugore afite, aho yamwijeje ko bazabana.
noneho ngo bakajya bakunda no guhurira mu cyumba, agahamagara uwo mukobwa nyine ngo bagasenga mu cyumba ari babiri. Ibintu ngo byaje kurangira namubwira ati ubwo tuzabana nyine wareka tukanagira n'ibintu dukora, biza kurangira ngo basambanye. Bamaje gusambana ubwo baranaryoheye ngo bakajya bakomeza, ariko umugore wa mukozi w'Imana aza gukeka ko ngo haba hariho ngo umukirisitu waba nyine ngo ajyamana n'umugabo we. Uyu mugore ngo aza gusenga abwira Imana ati Mana rwose pe uzamumpera ikimenyetso. Nibwo rero ngo umunsi umwe ubwo bajyamanaga ngo uyu mukobwa ngo yatangiye kubabara mu nda ye hagenda hamurya, haciye umwanya mutoya ngo abona mu gitsina cye atangira kujya havamo ibintu ngo by'ibisimba bimwe biguruka, ibindi ngo bigatondagira, ibintu ngo byamukomeranya. Ajya kuri centre de santé, ajya no ku bitaro, ariko byose bibura ubuvuzi. Biza kurangira ngo asubiye mu rugo. Noneho rero abanyamasengesho bwamusaga mu rugo bamusengera, nibwo yaje kwatura nyine ko bikomoka ku byaha nyine ngo yagendaga akorana na wa mukozi w'Imana. Biza kugera nyine no kwa wa mugore wa mukozi w'Imana ngo aza kongera gusenga, asaba Imana. Noneho ngo muri uko gusenga Imana biza kurangira ngo Imana nyine mubwiye ngo uzagende umusengera, kwaturira umusengere, Imana ngo izamukiza. Nuko ngo aragenda aza kumusengera, uwo mukobwa arakira. Namwe nimwumve ibintu birimo kugenda biba, ariko ibi byose ngo bikagenda bikururwa nyine nuko abantu bavuga ko ngo ari ifungwa ry'insengero, ari akaga kagenda kabaho. Nahoze ndeba indi nkuru y'umugabo watangaga ubuhamya uburyo ngo umuntu w'umukozi w'Imana w'umugore yagiye kumusengera. Uyu mugabo abamuzi benshi baramuzi, ni umwe mu bakozi Imana bitasa, ni umwe mu bantu bahoze ari abacuranzi, akaba n'umuririmbyi ukomeye bita Safari. Noneho uyu nawe mugore ngo w'umuhanuzi nawe unazwi mu itorero rya ADEPR yaragiye ngo aramusengera rwose pe. Ariko muri uko kumusengera ngo Imana iramubwira ngo hari urugingo rwawe Imana imbwiye ngo ruhora rugucumuza. Noneho uyu Safari uru rugingo ati se nuruhe? Umugore avuga ati nugo rugingo go hagati y'amaguru. Kandi uyu muhanuzi witwa Solange ngo yarazi neza ko ngo uyu mugabo umugore we yari yaramaje kumuta yaragiye. Ubwo rugingo ruri hagati y'amaguru umugabo kandi nawe koko ngo yajyaga yumva nyine ngo rumutera intege nke, rukamutera nyine gucumura. Uyu mugabo niko rero kurangira uyu mugore ngo uyu muhanuzi amusengeye gwa rugingo ngo ararufata ararusengera. Uko yarufataga rero arimo arusengera, uyu mugabo yambwiye ati niko rwagendaga rugira gute, niko rwagendaga numva ahubwo uko arusengera nkumva ruri kugenda ahubwo ruva mu ntege nke rugenda, ati rugira imbaraga. N'ibintu bibabaje bavandi. Ibaze nawe kugira ngo umugore asengera umugabo utari uwe, amusengera amufashe igitsina ngo niko Imana imubwiye. Uyu mugabo nawe urumva nawe ni umunyabibazo. Ariko ibi byose abo bose kandi ni abakirisitu mwitore, bari abakirisitu mwitore. Umugore wamusengera uko yamusengeraga rero urumva we uyu mugore yari afite amarari, ntabwo we yashaka gusenga, ahubwo yarusengeraga atashaka no gusenga, ahubwo ari ukurujyana muri mudu yo gukora bya bintu byangwa n'amaso y'Uwiteka. Nuko barasenga, umugore arusengera, biza kurangira urugingo rubaye urugingo, birangira urugingo rubaye akaga, umugabo nawe abura uko yifata, biza kurangira ahubwo baryambanye. Nuko barasambana, ahubwo uretse no gusambana ubwo uwo munsi baranakomeza nyine, ipata ryari ricitse, urugi rucitse, biza kurangira nyine iby'ubusambanyi babikomeje. Aho umugabo afite agahinda akavuga ati jewe rwose pe uyu mugore niwe wankururiye ibyo bintu rwose, kandi nge nari nzi ko ari umuntu uje kunsengera kugira ngo ahubwo mbe nabona imbaraga zo kunesha, kubera yuko umugore wanjye yari yarantaye. Iyi nayo ni inkuru yakasa mutwe rwose, ibintu nk'ibi ntabwo biba bikwiriye. Indi nkuru nayibonye mu karere ka Ngoma, aho abagore bateze umugabo baramutega. Ni umusore w'imyaka 30. Uyu musore ngo yari inshuti yabo, baramuhamagara bati dusange aha hantu. Noneho ngo arahabasanga, akihagera ngo baramufashe. Umusore agira ngo ni ibikino, bahangana nawe. Umusore agira ngo ni ibikino, biza kurangira ngo bamufasha mukuramo imyenda. Bamaje kumukuramo imyenda bagira gute, nuko ngo baramushahura. Ibaze bafashe umusore
bamaje abagore babiri bafashe umusore bamaje kumufata bamukata igitsina cyose ngo babikuraho. Umusore avuza induru, habura umuntu umutabara, aragwana biranga. Bari abagore babiri bakiri batoya rwose, ariko ngo muri abo bagore harimo umwe ahari ngo yajyaga aryamana nawe bakanasangira. Niba yaramenye ko ngo yaba amuca inyuma ibyo bintu akabishyira abandi bagore, aza kuvuga ati ngewe rero aho kugira ngo, kandi urumva ntabwo uyu musore nubwo ari umusore mukuru, urumva umusore w'imyaka 30 abasa nk'ukuzemo nubwo aba atararengera, ariko nta sezerano bari bafitanye uretse ko gusa abaturanyi babazi bavuga ko bari abantu basangira, ndetse bakaba barajyaga no mu byo kwishimisha, wenda bakaryama mu kinandi cyangwa bakajya mu marogi, ariko ubundi nta rindi sezerano ryo kubana nk'umugore n'umugabo bari bafite. Ariko uyu mugore ngo ashobora kuba yaragize ifuye akavuga ati uyu muhungu ndongora akarongora n'abandi, reka nzabikate twese tugire gute tubihombe. Niko gufata mugenzi we ati ndagira ngo nkwihera karaka nkwereka akantu wazanyifashiriza. Iyi nkuru nayirebye ku Muyange TV show, ndababara cyane. Abaturage bari kuvuga ati aya namahano yabaye, namahano yabaye kubona abagore bashahura umugabo. Nuko ati ngwino nkwereka akantu uzanyifashiriza nzagusengerera. Nuko bahamagaye umuhungu bibagiye ko ribibaho, bibagiye ko mu Rwanda habagereza hiba shitani uko kwica ariko akakwibagiza ko kwabaho n'ibihano. Nuko bahamagaye umuhungu, araje abasanga ahantu mu gisambu. Nuko niba yaricaye wenda bakamuganiriza kwicara, buriya wicanye n'abagore bakakwicaza hagati usa nk'utubwenge, niba baramushimashimye nk'uko akundi bashimashima ingurube simbizi, ariko byaje kurangira bamufashe. Undi ngo bari bafite icyuma gicyaye, babamukuyemo imyenda. Niba wenda yaragize ngo bagiye aragira ngo barifuza ko yabarongora, nabyo abona sibyo, agiye kumva yumva ubugabo babucakiye, bahita bakata bakuraho. Baramufashe bahita bamukata igitsina bajugunya hariya. Umugabo asigara avuza induru, abagore ngo barigendera, umwe yigira mu isoko undi ngo yigira gusura abantu. Abaturage bahuruye basanga umuntu ari kuvirirana, nuko bagerageza kwitabaza abaganga, ariko biza kurangira nyine uyu mwana w'umuhungu ashize mu mwuka, abarapfuye. Ubwo ribu ishakisha abagizi ba nabi, nabo baza kubata muri yombi, biza kurangira bagize gute bafunzwe. Biza kurangira bafunzwe. Birababaje. Ibi byose ni amahano ari kugenda aba namwe mwabantu, namwe munyumvire, kugira ngo umuntu akugane ngo umusengere, bigere ku rwego aho kumusengera umusambanyije. Kandi none wenda no kumusambanya ntumusambanya ari uko abishaka, cyangwa se ari ubushake wenda bwo gukundana, ahubwo ubikora umubeshya ngo uzamutunga, ubikora umubeshya ngo nta mugore ugira uri umugabo. Ibaze kugira ngo nawe wa muntu we wumve neza uburyo ushobora kujya gusengera umuntu ukamusengera umufashe ku gitsina, ngo Imana yakubwiye ngo igitsina ngo ugisengere, ngo kugira ngo igikize ngo abadayimoni, ngo ugo rugingo. Ndagira ngo mwumve ibyago biri kugenda bigwirira igihugu. Uyu ni umwako. Ibaze nawe kugira ngo abagore bashahura umugabo utari uwabo, bashahura umusore bidakozwe n'umugore, wenda ngo aba ari uburakari ngo umugabo wanjye yanciye inyuma. Abagore rwose pe nyaminaga ku manywa y'ihangu bafata umwana w'umusore bamushahure, ubuzima bwe babushyire hariya, umwana apfe. Nibarangiza ubundi nta nicyo bigize gute. Nge nibaza nkavuga ngo abantu ni igiki bariye gitumye bashira ubwoba kugeza kuri uru rwego koko. Mumbarize ni igiki, ni cye kintu tugeze mu bihe bya nyuma. Bibiliya avuga ngo amahano azatera kandi yuzure mu isi. So reka rero wenda nerekeze ku musozo w'ibi biganiro. Mujye mukunda gusura urubuga rwacu rwitwa Africa Info News, mukore subscribe, mukande like. Ibiganiro byacu nakagaruka. Tukasibomana. Bye bye.